maze ayishyiremo, maze ukorwa bwaba uyikatiremo, uyibyimbire mu matako, uyikandiremo, maze uyibyongere, uyinyongere, uyizengurutseho, niba ngombwa umusise umurye, iwana niba ngombwa umurye tirananga, umuhekenye iminwa, umukarage, ku buryo ahantu hose abona yuko wagize gute, wahinduye. Umugore ntakagume muri pozisiyo imwe, ajya nibuka no kuba yakora kano kantu gutya neke gutya, akamenya kwinyongera, akamenya kwiyoroshya, akamenya kwipa, mbese akamenya kujya imbere, akamenya kujya inyuma, akamenya kutunura, agatunurira inyuma, akamenya mbega mwebwe. Yewana uyu munsi murayibona nje ndi mu mavuta, ndi gutwika, nje kukwigisha pozisiyo ushobora kuba wabonanamo n'umugabo wawe bikagenda neza. Ngira ngo murayibona, nta kintu mubona. Izere ko mumeze neza cyane. Rero noneho uyu munsi wa none ahangaha dufite abamama cyangwa se abapapa benshi bagiye batubaza kuri iyi pozisiyo ndimo murambona. Urabona ko nyine kibuno iyi pozisiyo ndimo rero abagabo barayikunda nyabuneka, kuko niryamiye uko umugore aba aryamye gutya mu buriri, yaba yiryamiye gutya. Urabona niyo umugore ari kubishaka bumva ishuka iri kwizunguza, ukavuga ese umugore ari mu biki, kumbe arimo arizunguriza ibuno gutya uku umva atanarikoze, atanagize akarizunguza matera miragira, umugore yabaye iki. Icyo gihe rero umugabo ahita agasa nkaho ajya munsi y'umugore we ho gatoya, yarangiza akayizamuriramo imbere. Umugore arayifiringa, akayinyongera, kandi nta mbaraga nyinshi, aranisinziriye cyane. Ino turo ngewe inama nabagira niyo kuba mwayikoresha muri cya gihe cy'igicuku. Hari abagabo bakunda kurangura amasaa 7 z'ijoro, saa 8, mbese mu ijoro ryari ndirimbanije umugore abe ari mu bitotsi. Icyo gihe umugore rero ari yiryamira gutya, yamara kwiryamira wowe ukaza ukamanuka hepfo ye, warangiza ukayizamuriramo. Umugore ntibimubuza kuyinyongera, sajya yinyongera gutya, mbese nyine umva yanashaka akazajya agira gutya gutya. Urabona ndisinziriye, urabona ko nubwo nawe nsinziriye nabikora. Azaba ari hariya nawe ahita abyaza umusaruro kabisa. Agire gute, akora ibintu byiza kandi biciye mu mucyo nyabuneka. Buriya hari ibintu cyo tujya twibwira tukumva ko ari ibintu bikomeye cyane, ariko ari ibintu byoroheje kandi bishobora kunezeza abantu. Niba uzi neza ko umugabo wawe umukunda, uzamuha kano gaturo, kararyoha nshuti we. Ari ibintu uravuga kumva yabiryo, ukumva uhita ubirya ako kanya, mbese ukabimara. Ariko ubundi kuki? Ariko ninkubwira yuko niba habaho ikintu mu buzima nyine umuntu akora akumva aragifiringa neza, nkuko wayimuheramo hano. Urabona uburyo ndi kugenda gutya, nimo nkinyongeramo, urumva we uko agenda asesiramo imbere, usubiza ikibuno inyuma, usa nk'ufungura amatako, usa nk'ubumbura igituba imbere, igituba uko uri kugira gutya niko uri kugiza, uko uri kusa urabona uko ibuno rizamuka niko imbere mu gituba nsa nk'ucyasamura, nyasamura, nyibumba, nyasamura, nyibumba, nyasamuye, nyibumba, nyasamura, nyibumba, ku buryo ayishyiramo. Uraryoherwa ugasanga umugore yataye ikuzo n'umugabo yataye ikuzo, nuko muba muri mwenyine. Uzi ko hari igihe ukora nk'ituro ikakunezeza, ukavuga se mana yanjye, noneho ukikanga uvuza amagambo, shewe aho ngaho, erega sheri niwe mugabo mwiza, ni wowe ubasha kunshimira aho nagera, sheri buranzana guha n'inka, sheri buriya ni ukuri ndagukunda, sheri buranzana kubyara abana beza. Ukavuga amagambo nk'icyaha yose, wamara kuyavuga ugasanga wamara kurangiza ukavuga uswa ninyuzemo peka amagambo navuze ukagira ukagira ni kubera iki? Iyo urimo urongorwa neza bikakuryohera, none ukagera muri kayo kurangiza wumva utakiri muri iyi si. Mbese Imana ireba izaguruka ikabyima kiburiza kuvuga ati kurangiza ibigira nk'iminota 5 umuntu ari kurangiza ndakurahi.
akaba hari umuntu wazibuka akaba muri iyi si, azajya yibuka kuba muri iyi si ari uko wagize gute warangije. Rero biriya bintu biraryoha mw'abantu, biraryoha, ntabwo wamenya ukuntu bitwaza. Niyo mpamvu tubabwira ngo mugerageze. Hariho umugabo umaze iminsi ambwira ati njyewe nabuze apeti rwose, ntabwo nzi ikibazo mfite. Ariko nk'umugore we niba ari kumva, cyangwa se niba hari n'undi mugore uri kumva asobanukiwe, nabashe kumva neza kandi ashyire mu bikorwa. Niba umugabo wawe yarabuze apeti nawe ukaba ubibona ko yabuze apeti, gerageza uburyo ki bwose bushoboka uhindure sisiteme. Hari igihe uba uhora muri sisiteme imwe, ibyo umuntu arabirambirwa. Uzarebe iyo urya igitoki kirimo ibishyimbo saa sita nimugoroba, ugira ukarwara ubwangati ntawe ubuguteye, ukarwara ikirungurura ntawe ukiguteye. Kubera iki? Kuba bya bintu uhorera ukabirya kandi ukabihaga, ugera ukumva urabihaze bikugeze hano, kugira ngo ukaba wabwirirwa ukanaburara kandi ibiryo utabibuze biri mu nkono, kubera ko urya yanyo isa nkaho igihe cyose ari imwe itagihinduka. Cyaba igitunguru ni kimwe, cyaba amavuta namwe, cyaba ibiri kimwe cyose. Rero buriya n'imibonano mpuzabitsina ku mugore n'umugabo haba hagomba kugira impinduka. Ariko buriya aramutse agutekeye nk'ako gatoki, ejo akagashyiramo inyama zo mu nda, ejo bundi akagashyiramo ibishyimbo, ejo bundi akagashyiramo ubunyobwa, ejo bundi akagashyiramo zanzibari, ejo bundi agashyiramo isambaza, gutyo uhora ukirya wumva ufite apeti yacyo. Mbese ugahora ukirya kumva ntibisanzwe, biraryoshye. Buriya rero na sisiteme yo mu buriri niyo ngiyo nyaboneka. Niba umugabo wawe ubona amaze nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri nta kintu akubwira, gerageza uhindure sisiteme. Gerageza niba na ngombwa n'igitanda uko cyari giteye ugihindure. Yego komara. Niba wabona cya giteye kuriya kigire gutya. Niba wajyaga umuha ugaramye, uyu munsi none ahangaha uze kumukorera nk'aka ngasheri ndashaka kunongora uciye hano inyuma, maze ayishyiremo, maze ukora uko bwabaga uyikatiremo, uyibyimbire mu matako, uyikandiremo, maze uyibyongere, uyinyongere, uyizengurutseho. Niba ngombwa umusise umurye, ewana niba ngombwa umurye tiraranga, umuhekenye iminwa, umukarage, ku buryo ahantu hose abona yuko wagize gute wahinduye. Rero buriya nta mpamvu yo kumva yuko umugabo wawe azajya ahora muri bya bindi ibintu bimwe. Wapi, muhindurire, umuhereze n'aka k'inyuma, akangaka utarenze kunama, utarenze kuva mu buryamiro bwawe aho wari uryamye, no kwihindukiza gato kidogo, ukabura bikoze, maze warangiza ibuno ukabikora ukamunyongera. Mana we ariko mara ndabivuga nyine tu n'iki nawe murabyumva muri abantu bakuru. Ariko wowe udukurikiye, reka nkwibutse gukora subscribe, ndetse niba ngombwa sharing iyi video muri bagenzi bawe, kuko nzi neza ko biri bugufashe, ndetse nawe uyihaye bikabafasha, ndetse bikaba byatuma mugira umusaruro mwiza mu rugo rwanyu. Kandi rero ko wakora subscribe ndakeka ntacyo byagutwara, cyane ko mba ndi kukwihera inyigisho nziza itagusaba kuba wazana amafaranga cyangwa se kugura cyangwa kujya kwiga ngo utange amaminerivare. Wapi, handi ukiyubakira urugo rwawe kandi mukarambana n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe. Kuko rero ndumva nta bintu birenze biba bihari. Niyo mpamvu mbasaba kuba mwakora subscribe ndetse mugasharinga iyi video. Ngira ngo rero mwiyumviye, umugore ntakagume muri pozisiyo imwe, ajya nibuka no kuba yakora kano kantu gutya n'iki gutya, akamenya kwinyongera, akamenya kwiyoroshya, akamenya kwipa, mbese akamenya kujya imbere, akamenya kujya inyuma, akamenya kutunura, agatunurira inyuma, akamenya mbega mwebwe. Murakoze cyane rero, ngaho nimukomeze kugira ibihe byiza, kandi reka mbibutse ko mbakunda, kandi niba mbabwira ko mbakunda namwe mujye munkunda, ariko nyabuneka. Kandi niba munanankunda mujye munabigaragaza ko se mwebwe mujya ngo nzabigenze. Gukora subscribe ni ikintu gikomeye. Ubu ngubu urakomeza ureba video zanjye, ariko ntunakora sub, ntunasharinga n'abagenzi bawe, basi byibura ngo biyigire. Gusa ubwo urankunda. Ngaho nimukomeze kugira ibihe byiza, bye.